Oh yes. Naro hageze gutya. Cyawa se nyungukira Zanzibar kugira ngo cyari gise. Umugongo. Ubu naje napaka Kampala mu Imana. Nasi muga. Rero nawe komeza tukomeza ikiganiro kora kurya bisanzwe umuntu akenda kwikubita hasi. Ari no modoka wa gatero. Kuya mwene nkaturiye. Ubutanzaga kubuteye ikamba. Ngazamuze gutyo umuntu. Akarundi ngo bita ngo ni Anakonda. Kana ko nzagacirizi. Umbwira abantu bose batera ibyuma. Umbwira umuntu ushobora gusimuka katarenga kamera. Wena se usibye no muri biri. Musibye no mu biki. Reka nkwereke. Yes, akongera wikaze ukurikiye JC Media umusuza wireye hose wari mu majyepfo mu majyaruguru urasazwe urengerazuba nawe uri mu byo Kigali manzi neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza nta gushidikanya uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo aho yereye hose mu Kinyarwanda turagusuje twizera ko umeze neza niba utanameze neza kandi bihangane bigomba guhinduka umunsi kundi ku munsi wa none ni muri ya mihanda yo muri quartier nyuma y'igihe kinini cyane Rutaba tubwiye ati muze mbereke ko iyo ntari muri gym njya nkora n'indi myitozo ewana tumugezaho arimo gukorera imyitozo Ruta aha nushaka gatoya imyitozo gatoya hagaritse gatatu tuvuganeho gatoya ubundi tubone gukomeza imyitozo sasa agira ka microphone gatoya ndakuze ubwo noneho nagusanze muri gym biranakuza kugorana imeze bite se Shari sala kibazo na kibazo unoneho abantu benshi bajyaga bambaza niba abasanzwe bakubona muri sport navuze ni mihanda ya quartier uyu munsi ndakwisangira nze twiganirire nyuma yuko igihe kinini cyane najyaga ngusanga muri gym ariko uyu munsi noneho ngusaze mu mihanda izi sport zo zinjiza ikizo mu muhanda noneho utungutu habwo urajya ngo uterura ibyuma gusa rya sowa birobo babisabana ko mugacishamo akaruka ka physique oya wana mugere wahageza oya neza gushaka nkubita amurezi we ahubwo uhageze utankubitse kibazo se wari muri ata wegera kandi abantu bugana siporo bamumeze nk'amarobo oya uhageze gutya oya no kumigere wo nakwica kuburyo wagira gutya oya uburyo ari mu maso nyine reka nkwereke tankubita ariko wowe uramutse kubisa umuntu bitamuhita nawe bitese Shari fresh nta kibazo Deruga ni Gisenyi bagiye gucelebrating none igikomo uvuga uti ni mu mazi ariko nemejwe n'umwana ushize hasi ni Gisenyi hajya ni Zanzibar hala amazi mu Rwanda tugira y'umutuku aya cyaraze mutuku se ari yewe amurezi Musalamazi wayabonye cyawase Gisenyi nyungukira Zanzibar kugira ngo cyari Gisenyi oya nese mwanyuje handi naciye Gisenyi nyunguka Zanzibar celebration comment abantu benshi cyane bati utamenya igikoko n'ibiki byose batuko byagenda kose celebration ye noneho yatwemeje rero hisemo kuza mu mazi yari ku wundi noneho baravuga musinabe kubwiriko mu muco nyarwanda baravuga ngo niba utsindikira ugomba kukimena amazi ni mpamvu nanjye nari nagiye kuri amazi ariko kubera iki mukunda kuza muri sport mwambaye twenda tubafasha ziko wajya no kuri ya myanya nayo yakoze sport oya dore reba itako mwa ai no mwa misobaga kubita iki ngomwaki ngomwa misobaga mwa tubiza gikuri mwa misobaga bungu nabandinde arjiki ngomwa misobaga waburinde leze nawe wabite makuru mu misi w'umugabo oya nje ndo mu Mr w'umugabo nasaro alo mu misi w'umugabo subo utangiye kuvuga ngo misi w'abagabo nabandi uvuze ibyo ngibyo wicunyibutsa gutya umunasha gutya mu biryogo bari baramuge TV nigeze kuwashangira ngo TV iraryohera bya hatari kumba abantu babiyaci wasenkani utwijana nanjye ngira ngo nagafata kararyohera ngiye mageze sinafata system ngo maze naka kijana mbaze mvuko kamera mita naka gikombe cya senyise cya TV none ko cyaka mita naka n'umugati direka nsomere inyinshi dore hanze bayigikwamuruza urukombe rununguru rupima miligramu 500 kandi bagakora n'igisore koko batiba niyo mpamvu bashaka ibi atibana akantu gace yakijana kacu na kintu kamumarira nyikigera hanze igikombe batabahanze cyo kiba cya garama 500 mitafata umugati mitangozamo ndiye numva birasharira ndagatora mama
mbura hano kubimira kwari ku makaro ndakigwa nihanganye ndashinyiriza nageze mu rugo mutanduka nuko kumangira cyangwa TV abantu bayingo kagirangira ryohera TV have ni muburozi ntago nagire nayingo nzayikugurira oya ntuzayingure n'ibishari reka tuzashate ni muri adesa nzaguma 20 oya niho mwimana kadesa turatuntu tumeze nk'udushoti nada kamwe gutya kandi gutya wumve ngo ngera kojeje mu mugati ako ni nko kuryigika karubamba nimo mwimana irasharira byatari yago kumala yanjye nyuma gushara ryaziki ni nko gufata ku mazi yabatira ugasomaho oya batiri imodokari wari wasomoze reka akuruta nawe ujugira story zo kukabanuza kabisa none ibaze ngo gufata ku mazi yabatira ugasomaho nyine wenyine gihe cyatogoreza urugero rwa hafi ubunyene ni nko gufata kuri acid ugasomaho acid so wayisomaho nyine umva bishoboka nose wayisomye ujye urokoka ninjye warokoka ninjye murasubye kuri TV ngo yasenisa ngalokoka kurumuryo guraparanganya aba gapari miki subize se akantu nkoresha siporo rega mu Rwanda nago bamye system ubu navanga ni mpaka Kampala aya riti icumi mu mugongo ubu naje mpaka Kampala mu Imana oya ubu se impfundi kubala nyayo ariko nayo ifite impfundi ko byo oya imisozi ndayikata ni mu Imana ubu ngiye kwirukanga mva mu gihe wa Kigali ngafata indi ntara ejo twabonye show y'abatipe birubavu ngira ngo finali yabo ejo izaba nayo yabaye bose abantu bose muri comment barambwiye bati ko wakoze izi show zimeze gutyo zo gukirana ira mikino ya wrestling ariko batari ko watuzanira Rutambi nawe akanacyana nawe kava ibintu byo guterura tugakirana tukareba sibara bara buri hatwakirana nasi mga rero nawe komeza tukomeze ikiganiro isa kureba ikibuga runguruka ni ikibazo nacyo niko batuzamutuzanire ibintu bya Rutambi byo kuzatubeshya gusanga araterura wapi uzamutuzanire nawe noneho duhangane ndashaka gutumira ukaza guhangana n'abantu mu gukirana bala n'abana ukubona nafata ino mikoro nuko guceka se mbwo nkahita muvuna oya yo bitakawo gutarura umuruka mufata arimo mu Imana reka nkwereke reka maze nkwereke ubundi umwana arura mwegera nero tumve twegeye kwambara ariko ntujyemo ibintu by'ubugome fata nake wako rero uterura neza we wabose ngufate gutya ngufate gutya umfashe gutya nahera umwuka reka ngufate gutya nk'akana nk'akana urafata gutya mu mbavu akadaro ugiye kumbonera babati utatucyo uzi ko warumbuye tata we cya kintu ni igikoko burya nahenze kuremere burya nawe uri ipamba uzi kuzica abantu uzica abantu babigira imikino niko uzi kujugunye niko urataruka jugunya noneho umva bya bintu nari nzi ko biba byoroshye ntabwo biba byoroshye ngiye kumva numva ndi mu kirere nsaba Imana ngo Imana imfashe nsubire hasi niko barabaniga uburyo nabonye baterurana rero sasa ni kuvuga ngo wana nkariya aho warunyereje kuriya uwe ntago arekura arekura inota ni bari ni kuvuga ngo kugeza hariya agahita amutega yarashiduye noneho njyewe hariya nari ngugesheje ni uko wambwiye ngo nshyiremo akantu ka balance ngahita mvuga ku ruhande buriya niyoroheje ubundi urafata ukatukuta hasi nk'igifuka cy'ibirayi indiregiti biba biri automatique bagufunga wowe bayita kawo nyine umwana yataguruka ameze gutyo ameze nk'umugore uri kugisa ntabwo yagaruka oya arbitre yitanika kaboko ati yatsinze undi muri make utambiyamaje gutya ni gutya undi tuzahangana umutima ubumeze gutya man uzi ko urimo kuhavya kugira atazagira n'umwe yemera kuza gukirana nawe ari kire navuja kutangaza makuru singikore Rutambi de alien ubu ni njyewe nuso kubeshya njye mbona unyira taravukiye kwisi kuko imbaraga mpisha nawe nagariza abantu ariko se ibanga nizi ni imyitozo ukora cyangwa se ni kuwavuka ibiryo njya se wase wabibonye akahonga njye bakogushize ku bitugu nago wakikorera oya siko nta rugamba rurakavuga kajoriti si amazi natagira kajoriti aka nabonye ikintu uti ariko amazi ukora fata ikintu mutajya ndeka Eric hari ikintu atamfatiye Eric menya waramuhaye ruswa kugira ataza gushyiramo akantu kawe urimo kurwana n'amazi usigaye mu bwato wenyine niko menya Eric baramuhaye akantu karuswa kugira ngo kara kantu
wasigaye mu bwato wenyine nagahizemo ndakabura ari kintu bata eri waramemuki igihe wasigaraga mu bwato bamudiba amajije kumanuka agiye kuzana narakebutse ndi ukuntu Rutambi yabuzana hagana ndebe ukuntu wabuza hano urimo kujya ariko se ko tumvisha intambara hano muri Ukraine abantu bararwana uwo barashaka akavamo akaba igicumba si ugira akaguru amazi nako umuriro wo gutwika ukaba wabo ku mugongo ukagumya ukabaho ari umuntu amazi yanize ngo acika akaguru amazi kwisi hose ni cyo kitagira akajoriti kigira umurambo kigira mayiti none niba urimo gukina nayo reka ntabwo nakinisha bura no kwambara ijire ni ukwambara imwe mu gatuza indi hagati y'amaguru kugira ngo uzacubiramo burundu ndelembe nyine ibyo no guhabya rero baravuga kugira ngo rwose batazaboneka kuri finali gute kugira ngo batazaboneka bahagana nawe urimo urabahabya cyane ngo bajye Rutambi urimo urategura show noneho zo kuzahangana buri wa gatanu abanyarwanda mwitegure show apana bira bintu mujya mubona ngo kanaka ngo yaje baramuganirize ikigano cya kiba kirimo ibintu bibiri kuganira kurya show kugira ibiki ibaza ikigano kiri show kureba n'umwana kikarebwa na se kikarebwa na nyina all family yose bakakirebana oya nta bintu byo kubanga ikigano cyaza kuza kuba kirimo ibintu bihambaye yawe ariko se uri umwana wakire burimo kudunda umuntu kuri yagisubira cyaza nanone ku kindi kurundi ruhare nago tuba tugisha abana abandi guterura ari igihe umwana kireba iyo koda kahita yifata ise yamubwira akabona nawe yamuterura na tuguru ko bagiye ngo ushumbe jose rero nkakira cyane mwure mwana unyuza hanga mu kanya nkuri yako ise yamuzana ibintu byo kumubwira ngo naguterura hari ngo afite imyaka ngiye buri imyaka 17 17 kazasazira tarani oya none sigurona rega ntimugashake neza 17 mu rufutu bwana wagira ngo ninuza wagira rega buri hari ikintu kimwe abantu bitiranya iyo umuntu yavumbutse hormone ze ziravumbuka umubiri wose ntago uvumbuka mu gihagararo gusa nyine nanjye nakubwiye ngo ngo butegeza ngo abantu bakuru buri rero nanjye nakubwiye ngo azasazira tarani aya nese bihuriye no gusaza gukura vuba bizihuriye no gusaza none iyo umuntu yemera ko nagasaza agaruta ubu tuvugisha ukuri we ku myaka yawe 60 nuramuka ugize umunyishwa yigeza nuko tutabyizeye utekereza ko ibinyama byose bizaba byaragiye he inyama nzayiguma nose bakomando bagize nayo ni irindwi angaye kwisi twagiye tubona abantu bose baterura ugasanga ibi byose byaramanutse birahanga barabikikiye aluzi se nyine Rutambi number 1 nose ko cyayigole babibara byose cyawe ni kimwe wabonye niyo mpamvu ufite mikrofone yawe munaganira nabazi yuko nawe uri buna niyo wamukora gutya bisanzwe umukoro gutya bisanzwe umuntu akenda kwikubita hasi ariko n'amodoka wagaterura kuya mwene ngacuriye ubutanzaga ku butekamba ngazamuze gutya umuntu niba muyimana kuko amaboko ho ni nko kumva mani siri mirakina n'umuntu ubizi yuko iri butsindi rero no bakari gashye ubungiye gukoresha no urwasaya inyafata akamodoka ari bakazirikara ku imigozi bayimeze nyihekenye niko guruta usije cyane cyane byo kunkabiriza unkabya wa mugani bingana gute ubu wafatiye rwasa rwawe ugakuruza imodoka ngewe nufata imodoka ari ngewe uri bakayinzirikira imigozi nakuri kariya yako ni gatoyi bamara kuzirika imigozi bakayimeza mu rwasaya mwekura gutya amaboko bayanzirikisha hali inyuma bakabanza bakamurika mu modoka nimba ari mu muntu bakareba n'inyuma nimba nta muntu murayisunika ubundi koko nkahita nyikurura oya ikintu kigiye kuzatubwira abantu tugiye kuzatubwira tuti muri kiganiro cy'ubutaha tugiye kuzadukora iki sha ala amashow menshi byatari dore nk'ubu ngubu harakarundi ngo bita ngo Anakonda kalako Nzagahitana insya ni mu Imana njaka Akarundi ngo bita ngo ni Anakonda kalako Nzagahitana insya nawe kandi Burundi yarabiciye byaracitse biracika se umuntu ngera mu mukondo ubwo umuntu yansinda none zarugoye mudaho ugiye kwipima uburebure ko mugiye gupima ingufu nyine baravuga kurusha uburebure no mu myuka bagusomba niba mu Imana reba ukuntu ndesha umuntu ngera mu mukondo ni nko kumfata uri kumva ni nko kumfata ukancamo kabiri igisha kimwe ukayishira hariya uri kumva se dukomara turi babiri uwo nguwo ukamuzana n'umwe tureshya umunimo babiri uri kumva ngo ya mutsinda none se nyine noneho abarundi noneho deja nta n'ibiryo banagira oya barashonje ni mu Imana barya bwabo gari bwabo bwita gutaryuki amakwanga babwita uburobe none se umuntu urya uburobe ubwo yambashe abanyarwanda bano muri Burundi uwo muntu bita Anakonda ni mumuzane n'ukuri kumana mu ranyi za kirekare kuko abarundi nabiryo mugira nani iki n'abantu bari bundi mu bufana Rutambi umuntu wanyu nzamucirinzi reba turi service magaze wone ibyo mba nkubwira nta muntu ndi baho wambasha
reka bamuzane ngiye gora ko no murundi mite nkurikiza mu Kongomani mve muri Kongo mite nkurikiza muri Uganda mve muri Uganda mite nkurikiza muri Tanzania mve muri Tanzania mite nkurikiza muri Kenya East Africa nima mu Imana buri muntu wese urenze ni Rutambi abarundi mango muri Burundi mugiye kureba show mbakubitira umuntu wanyu nima mu Imana ubu koko ubinyamamagaza ngo ari umuntu wayihagarana reba umuntu nanjye kumutiza bakire Burundi urukumva se bazagera mu Rwanda niko muvu umurundi akanyi butuvugana ari kuri kamera ubu ngubu yatiti murusha ibintu byose nabiryo bagira abarundi birirwa birira ubugari bwaryo ukambasha kandi yo birira kawunga okay ubwo bivuze ngo umugande nagera rero ntago uzamutsira kuko nabo kawunga ni ibintu byabo ntago ari kawunga nabo bari igitoki icyo bita emunyigi ni igitoki bata bakagisya ibaze nawe umuntu nawe urigitoki bameze ngo nawe ni nk'abakobwa abagande abantu zo abakongomani babizi bo ni babwo urumva ruta nubundi ngiyi nuko nari nkwisanye mu myitozo gusa gahita ngo reka Rutambi banze muvugisha gatamba ne gukomeza ngenda urabyumva nkomeza no mu bindi nagira ngo uwamugana ubanze unarekera abantu show ufite ejo bundi kuburyo bazabite kuwa gatanu nibitegure show agiye kuba competition y'abantu batanu bakomeye mu gihugu muzahita mu byo nakundi wa gatanu kundi wa gatanu nzakuza imodoka y'amenyo kundi wa gatanu nzakubita umurundi kundi wa gatanu nkubita umuganda kundi wa gatanu nkubita mu Tanzania kundi ariko gerageza ukiremo nuko hari n'uzagukubita ngo elekareka reba no kamera iri umbwire mu bantu bose batari ibyuma oya nkumbu nanakintu ngutwara umbwire abantu bose batari ibyuma umbwire umuntu ushobora gusimuka katarenga kamera wena se usibye no muri biriye usibye no mu biki uzanshakira hano umuntu mu Rwanda wemera mu ngumi none bashaka no kuzabikira na box byose nzakuvuna umunsi umwe ngewe nukuvuga ngo ninjye muntu wa mbere mu Rwanda utera ibyuma kabari na supure si wese nta kigo tuzabigera rundi kwa gatanu nyamara kuba zira competition zose zira competition sundi ko nta muntu mpangana nawe ni mamu y'Imana uzameze ngo waje gukinira wenyine yaga komana ni ukurya ubugari nyine wakoza mu soso kuno ubwiruka nk'urabibona uzabona kujya gute ni ukurya ubugari reba nyine niba umuntu ari mu mikino ibyo arimo gukina wenyine uzabona kujya gute Shaje bibwira zira koloyiro. Ibyo nanga mbikora. Narutariga gushimire cyane. Yagushimire ubwo ahandi yose ni kuri zacu zizakurikira ejo muri kwa gatanu abantu bose turarekiriye kuzajya bakurikirana ibintu biganiro byose birimo kweraga kugira babone zacu zawe. Buri wa gatanu ni Rutambi show. Zimwe zikinsya nimo mu Imana mukana mufurenga kuri IG warabonye ibintu maze gukora mani umaje kugira 130 giye na 7 uramukanye twavuganaga agiye kindi igihombe abanyacyonga abahehe buri muntu zitekereje Rutambi atirukanye kuri IG na Eric azahita ajyaho n'aba boss bashaka kwamamaza ni bace kuri Rutambi tubakorere masho